Turabaramukije mwese, turabasuhuje cyane muri uyu mwanya mwiza aho musanzwe mumenyereye ibiganiro by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Rero nkuko musanzwe mutumenyereye, turagarutse nanone ndi kumwe na muzehe. Reka manza bibwire. Nitwa Nzungu Gadi. Nanjye amazina yanjye ni Karamuheto Jean Pierre. Dufite ikiganiro tugiye kuvugaho bijyaniranye n'ubuzima bwacu kugira ngo burusheho kuba bwiza. Ni ikiganiro ari buze kuduha ndetse n'insanganyamatsiko yayo, ariko turanayifite yari yanayimbwiye. Nyuma yo kubibwira rero, bitewe nuko Imana niyo mugenga wa byose, twifuje ko twabanza gusenga, akabanza gusenga. Nyuma yo gusenga noneho tukababwira insanganyamatsiko, noneho tukaza kuyivugaho muri rusange kugira ngo abantu bagire ibyo bunguka bibafasha muri ubu buzima, barusheho gutunga amagara mazima. Murakoze. Turagushimiye data wa twese, uburinzi bwawe butangaje bwabanye natwe, uracyakomeje kutwitaho kuko dukunda. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amen. Tugiye gukomeza kwiga ijambo ryawe ririmo inama nyinshi z'ubuzima. Turagusabye ngo uduhe ubwenge buhitamo, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Insanganyamatsiko nkuko mwari mwayitubwiye ni ukurya imboga n'akamaro kabyo. Yego. Ntabwo turi bujye kure by'ubwabyo. Insanganyamatsiko ifite amagambo y'ubusobanuro. By'ubwabyo ibingibi bivuze iki? Imboga ni ikiribwa cyatanzwe nyuma y'uko umuntu avuye muri Edeni. Igihe muri Edeni yari yagiremewe kurya adatetse, ariko akarya imbuto n'ibinyampeke ndetse n'ibinyamisogwe byumye. Ariko amaze gusohoka muri Edeni, kuko ingorane zari zije, ategekwa no kurya imboga. Ibyo wabisanga mu Itangiriro 3. Bavuze ngo rero utumye ubwatsi bumeza imishubi n'amahwa, ariko uzarya imboga kuko ngo ryari itegeko. Kurya imboga ryari itegeko, ku buryo ukurikiranye neza ukuntu byari ngombwa ko barya imboga. Niho wabyumva neza. Wabisanga mu Itangiriro 3. Yego. Niho wabibona byo ngino bwabyo gusa ngo ni 18. Reka mpasome. Buzabajyaho kumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzarya imboga zo mu murima. Nawe uzarya imboga zo mu murima. Ubwo itegeko rya mbere rya gutegeka umuntu kurya imboga naho ryavuye, ubwo ni irya Bibiliya. Bibiliya rero yisobanura imboga n'ubundi iboneka muri Zaburi 104 umurongo wa 14. Atwereka ko imboga zari zo kugaburira abantu. 104 umurongo wa 14 haranditswe hagira harya hati umurongo wa 14, amereza nk'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Umutsima agomba kuba mu butaka, inka zikarya ubwatsi, abantu nabo bakarya n'imboga, ariko zikaba zo kubagaburira. Byo bita assimilation. Kugira ngo ibyo uriye bikuyoboke biba bikeneye imboga. Ndagira ngo ntabwo ndi buye muri byinshi cyane, ahubwo ndabanza mvuge nti ariko ubundi imboga zimaze iki? Yego. Ese ubundi imboga ziri mu amoko angahe? Byari mu byo turi bubaze. Ngo abantu badukurikiranye, akamaro k'imboga zimaze iki, zirimo amoko angahe? Twahera ku kamaro k'imboga. Akamaro k'imboga ni ibyo kurya bifite imyunyungugu. Imyunyungugu rero ibyo bita sere minero, nibyo bintu bikoresha ingingo bikazituma zifatanya, biri mu bintu bikungahaye mu myunyungugu no mu mavitamine. Imboga nicyo zimaze, ku buryo abantu benshi cyane ushobora kutamenya neza ngo zimaze iki, ariko zikorakomeye cyane ku bantu bazirya ntibagwara amagufa. Ku bazirya ntabwo ubwenge bwabo busaza vuba. Ku bazirya amara yabo akora neza. Ku bazirya zikora icyo bita purification cyangwa se depuration, zigatuma amaraso ava mu myanda. Ku bazirya ni abantu bahorana itoto, yarangiza ntibakunde gusaza gusa. Niko kamaro k'imyunyu ngugu n'amavitamine. Ntacyo zikora ku ruhu. Niyo mpamvu itoto burya ni ku ruhu. Toto ni ku ruhu. Noneho ubwo rero mvuze nti uko niko kamaro kazo, ko kuzirya zikwiriye kuribwa, ndetse zigenewe kuribwa rimwe ku munsi. Ndetse aho abahanga mu birebana n'imirire bakubwira ko 1/3 kibiguhaza gikwiriye kuba imboga. Cyose winjiye ku meza ntabwo ari igihe cyo gufata ikiyiko kimwe kuko utazikunda, ahubwo ni ukureba ko 1/3 cya 4 kibiguhaza, irobo ibiguhaza gikwiriye kuba ari imboga. Igihe cyose bagambire ko arizo ziribwa, ko nazo hari igihe zitaribwa bitewe n'imiterere y'ibindi byo kurya uburyo cyane cyane nk'igihe waba uri burye imbuto.
ndagana imbere. none izi mboga zirimo amoko angahe? akoze cyane. Imboga zigira amoko 5. Imboga zigira amoko bita legume cyangwa se ibinyamababi zifite amababi yarangiza nayo zo zibamwo icyo bita legume n'ibitwa plante potagère. Ni ibintu by'amababi manini nk'igisura, umunyanja, kapusine, izo bazita plante potagère. ubwo n'igisura kirimo ni imboga n'ibishogoro. Ni ibishogoro. Noneho icyo nitaho cyane ni amoko 5 yazo. Hari izo mboga rwatsi z'amababi, hariho imboga z'indabyo, yego, ibyo ni chou brocoli na chou frere, yego. hakabaho imboga z'imbuto, yego, izo ni nka tomate cyangwa se urunyanya hamwe n'intoryi na biringanya, yego. izo zose bazita ngo ni legume à fruits. Izo ni za 3. Hakaba rero izo izerera ikuzimu cyangwa se z'inyabijumba, ibyo bita legume à racine. Ibyo ni nka beterave, ni karoti, ni tungurusumu, ni onyo, yego. noneho ndetse na nave na radi. Ibyo ni ibintu byose bihingwa ariko ni ubwoko bw'imboga biherera ikuzimu cyangwa se mu butaka. Noneho hakaba n'ibyo bita ibititigiri. Ibititigiri ni imvugo ngereranyo, ni ibyo bita ngo ni legume à tige mu Gifaransa. Noneho izo zigizwe n'ibihumyo ndetse n'izitwa asperge. Izo zose nazo ni imboga, ni amoko 5. Izi mboga zitwa okra, zo zibarirwa mu biki? Muri afruwi. Yego. Ubwo rero ibyo ayo moko 5: inyamababi, inyabititigiri, inyindabyo, iyo imbuto n'izerera mu butaka. Yego. Nayo moko agera kuri 5 agize imboga. Zigira amabara angahe? Amabara akunda kubaho cyane nuko hariho, navuga ko amabara y'ibintu byose arimo. Yego. Kuko hariho iz'umweru nka chou frere, hakabaho iz'ubururu nka chou brocoli, hakaba izitukura n'urunyanya na beterave, hakaba iz'umuhondo ni karoti, hakaba ingwe kijuju no kwirabura zitwa radi, hakaba n'izo z'ingwe mweru n'ubundi ariko udasobanutse ni ibihumyo. Zirimo amabara muri ubwo buryo atandukanye, n'icyatsi kibisi, umuhondo twavuze karoti, tukagira n'icyatsi kibisi gisibaza cy'imboga rwatsi. Yego. Hari izindi mboga zigira irindi bara, ishu, hari uburyo rigira ibara rijya gusa na sinzi, hari ishu ritukura rijya gutukura. Igiye gutukura rero riragenda rikajya gusa nk'iyo bita shuruje, nubwo yita shuruje ariko ntabwo aba ari umutuku nyirizina, igiye kumera nka radi. Nubwo ugasanga ni ingwe sine, ntitukuye kandi si umweru kandi si icyatsi, iri hagati, isa n'umukara uvanze n'umutuku. Ayo mabara mariki rero? Aya mabara iyo usoma igitabo cyitwa plante medicinale, ugasoma ndetse n'ikindi gitabo cyitwa Santé par les aliments, hakubwira ko amabara y'ibyo kurya yose agiye agira ingaruka cyangwa se umusaruro mwiza ku buzima bw'umuntu. Cyane cyane nk'igihe bisaba ngo uruhu rugira itoto, bikometse ku byitwa za cuivre, za vitamine A, ukabona uruhu rutoshye runoze. Yarangiza izo mboga zose umurimo wazo ni ugutuma inyuma haba heza hagahorana itoto, ngo kuko zikunda gukurura umurase w'izuba witwa ultraviolet. Yarangiza bigatuma umuntu wese zimushyiramo itoto rihoraho, kuko nazo zibeshwaho n'izuba, zigatuma dushobora kwihanganira n'izuba. Nicyo gituma kenshi na kenshi niyo ugenzuye abantu badakoresha imboga cyane batinya imbeho kandi bagatinya n'izuba. Byose barabitinya? Bose barabitinya. Reka tubaze, izi mboga se none ziribwa zite? Izo mboga ziribwa mu buryo bwinshi, ariko turavugaho nkeya. Uburyo bumwe waziteka ukoresha ibyo bita bouillon de légumes. Ni imboga zikariha cyangwa se wakoresha guteka, zamara guteka zashya amazi yazo ukayanywa cyangwa ukayashyira mu byo kurya urya. Yarangiza ukaba ukoresha ibyo bita bouillon de légumes. Icya kabiri, wazikatakata, hariho izikatakatwa zikavangwa n'ibindi byoroshye nubwo zaba zishaririye, ariko ukarya salade yazo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri, ni ukuzirya salade. Noneho mu birere igihe cyose zaba izuba rigiye kuzava zikabura, abantu bemererwa
kuzisya, yarangiza bazitetse gake bakazisya bakoresheje blender, yarangiza bakumisha bya kijyambere, ifu yazo ikabikwa, ikabikishwa umunyu. Yarangiza abantu benshi cyane ibyo nabyo wabisanga, hari ibyo bita bouillon de légumes ariko zumye ziba muri za alimentation. Hari ibihugu nabonye bigira imboga zumye, usanga bafite nk'igisusa cyumye cyangwa bafite n'ibindi byumye. Bafite byinshi cyane bishobora kubika kugira ngo imboga zitazabura mu gihugu igihe zabuze, ndetse mu nama kugira ngo imbuto zumye, imboga zumye byemererwa ko igihe cyose twabuze bya bindi bitoshye frais. Tugomba kujya twiyambaza ibyo ngibyo kugira ngo nibura nubwo vitamine C bitakirimo ariko ibindi byose by'imyunyungugu biba birimo. Ubwo kuziteka byo n'uruhe ruhare? Ni ukuvuga ngo gutekwa nabwo zitekwa mu buryo bubiri, ariko ndavuga nka butatu. Hari ukuziteka mu byo bise ngo ni kwiso abufe cyangwa se asho, kuzifata ukazishyira mu kintu ugafunga, yarangiza ntizigereho amazi ariko ugatereka ya safuriya mu kintu kirimo amazi gishyushye, ugacanira hasi, noneho ubushyuhe bukanyura muri cya kindi kizibitse, yarangiza zigashya, zigahishwa n'ubushyuhe ariko zagezeho amazi. Ubwo buryo babwita ni uburyo bw'ubuhanga. Noneho aho bigaragara ko byahishwe n'umwuka gusa, ushobora kuzishyira hejuru y'ibyo kurya ntizigere n'amazi ariko ugapfundikira zigahura n'ubushyuhe gusa. Hakaba no kuzifata ukaziteka mu mavuta, cyane cyane ziri buribwe mu gitondo. Hakaba no kuziteka ubwazo gusa wazikase neza. Cyakora icyemewe mu mitekere yacyo ni ukuzoza ukazikata ari ukurangije kuzoza, kugira ngo kuzoza ukazikata urangije kuzoza. Ntabwo byemewe ko uzikata ngo ubone uzoze. Uburyo bwo kuziteka bivugwa ko zidakwiriye gushya cyane. Uburyo bwo gutuma zidakwiriye gushya cyane. Kuvuga ngo bitewe n'uko imboga zoroshye, ubundi ikintu cyose gitetswe ariko kagira icyo bita naturalité. Kamere yacyo ya mbere ikaba ikinariho, kuko zisanganywe n'ubundi kudakomera, ku buryo umuntu atavuga ko zamunaniye bitewe n'uko ari mbisi. Ibyiza no kuziteka ntizihwere cyangwa se zikaba ku rugero rwiza, kugira ngo bwa bushobozi bwazo bwose nk'amavitamine, amatinya umuriro ye gushira. Murakoze cyane. None izi mboga ko tubonye ko zifite umumaro, zikwiriye kuribwa kangahe? Imboga muri gahunda yo kuzirya n'abatwumva babizirikana, ntabwo zibarirwa mu byo kurya bitege ku minsi runaka, ahubwo mu gitondo dukwiriye gukoresha imbuto, mu byo kurya turya nimugoroba tukarya imboga. Yego. Babandi bagihenda bavuga ko batazirya zitatekeshwa amavuta, bakwiriye kurya mu gitondo zitekeshwa amavuta, nimugoroba bakarya imbuto. Ariko de preference muri gahunda y'imirire myiza inoze, birakwiriye ko ziribwa nimugoroba kugira ngo zigarure amaraso yazimiye. Yego. Imbuto zikaribwa mu gitondo kugira ngo ushobore guhangana na tension. Hanze burya haba impagarara mu byo ukora, birakwiriye ko utuje mu bwenge bari imbuto. Muri Afurika kimwe n'ahandi mu bihugu bya Afurika bakunze kurya imboga bazitetse kandi zahiye zahwanye. Icyitwa salade kije vuba nk'icy'abazungu. Watanga nama ki muri ibi ngibi? Dore ko n'imboga zimwe na zimwe muri Afurika harimo zitaboneka, yenda akaba ariko mbivuga, n'izije vuba bijyaniranye n'umuco n'iterambere. Mwatanga nama ki? Inama zitangwa kandi muri rusange mu cyo bise ni pyramide alimentaire cyangwa se urwego rw'imirire, ingazi y'imirire. birakwiriye ko abantu bamenya ko hariho ibyo kurya twemerewe kurya ari byinshi. Ibyo ni nk'umukati, umuceri, ni imboga, ni imbuto. Ibyo ni byo bintu dukwiriye kurya ari byinshi. Mwasubiramo? Ni ukuvuga ngo hari ibyo kurya dukwiriye kurya tugahaga kandi kenshi, kandi akaba nta ngaruka biteye. Ibyo ni nk'umukati, ubwo ni ibinyampeke rusange, ni imbuto, imbuto z'amoko yose ni nk'amaronji ndetse imineke. Yarangiza tukarya ibintu by'imboga, yarangiza birimo za karoti, za tungurusumu, za onyo ndetse n'inyanya. Ibyo bikwiriye gufata umwanya munini cyane mu mirire muntu. Ariko mu buryo bwo kuzirya birakwiriye ko umuntu yiyumvamo ko byanze bikunze buri munsi azibona. Noneho igihe yazibonye ntashyireho imbuto, igihe ari kurya imbuto ntazishyireho, igihe ari kurya imboga ntashyireho imbuto. Ubwo nibwo buryo bwiza. Umuntu ashobora kukubaza ati mbese ubwo se bitwaye iki? Niko abantu benshi cyane babivanze bitwaye iki? Ibintu biryohera ntabwo byavuzwe n'ibindi. Imbuto rero ziraryoherera. Iyo zihujwe n'ibintu bisharira zibyara icyo bita flatulence. Yarangiza bigatuma umuntu arangiza kurya akagira ibyo bintu by'amagaze. Rero kubw'ibyo noneho icyo ni ikosa rimwe rya mbere y'ubihuje. Ikosa rya kabiri ni igogora riruhanije.
imbuto zigira fruit nyinshi cyane cyangwa se imbuto nyinshi zirimo ari nyandurwe ku buryo kunogeka zifasha igifu kunogeka vuba. Imboga rero zikabagira ibyo bita digestion laborieux, zigatinda ko zikize, bigatuma zijyanye n'imbuto, zatuma igifu kigira akajagari ko zakenera igifu cyakenera kure imbuto vuba, kandi imboga zigomba gutinda. Yarangiza igihe imbuto zitari kuvangirwa indugwe nyinshi bitewe nuko ziyifitiye, bigatuma imboga zari kuvangirwa indugwe nyinshi bisa naho binanirana. Bakubwira bati hirya rero ibyo nibyo bikunda kuba intandaro. Ubwo rubisikane rutuma igifu kitabyishimira, kandi kubivangura bikagorana, biba intandaro y'ibisebe byinshi byo mu mara no mu gifu. Reka tugane ku musozo kuri ibi bijyaniranye n'imboga. Abantu bakwiriye kuzibona nk'inanga, bakunze kudakoresha salade, aho ziboneka bakwiriye kuzikoresha cyane nk'uko mumaze kubitubwira. Ariko nihe nama yahabwa umuntu uwo ari we wese ku bijyaniranye n'imboga? Inama dusomye mu gitabo, urugero nshobora gutanga, hari imigani ivuga n'inahangaha bigaragara ko hari abantu bavuga bati kurya imboga bikurura ubukene mu miryango, cyane cyane nka za dodo. Ushobora gusanga mu muryango bari kuvuga ati se mwebwe mwatetse imboga mwabuze ibiryo, ubwo ibiryo biba ari bishyimberega. Ariko icyitwa imboga kikaba gikeya. Salade yo reka sinakubwira, n'abazibonye ugasanga yakase igitunguru kimwe kikagabana abantu 8. Nihe nama mwatanga ku rugero rw'imboga nk'uko mwari mwanabivuze wenda nakare? Urakoze cyane. Usomye mu gitabo cyitwa amabanga 101 y'ubuzima, ugasoma ku ipaji ya 24 bavuga ngo nusome seke n'umanjo. Turi ibyo turya mbere yuko umuntu arya akora icyo bita triage, bitewe nuko byanze bikunze nurya ikizimu uzaba muzima, nurya ikirwaye uzarwara, nurya igishaje uzasaza vuba, nurya icyononekeza uzononekeraho. Niyo mpamvu imboga ziturinda icyo bita scorbut, ni ukuvurirana kw'amaraso. Noneho yarangiza kubyara kw'abantu benshi cyane bagenda basaza uruhande rumwe, ugasanga gafite ugutwi kumva neza ngo kundi kumve neza. Undi akubwira ati amenyo y'umusaya w'iburyo yarashize, yarakutse. Undi akubwira ati nabaye paralize. Undi ati amagufa ari kugenda amunga. Ibyo bintu bishamikiye aho byaba ari indwara zigiye zishamikira kubura imboga zihagije. Niyo mpamvu ari indwara zikunda gufata abantu benshi cyane batarya imboga. Rero ibyiza aho kugira ngo ujye kumva ngo ugutwi kwarapfuye, ijisho ryarahumye, yarangiza ubundi hamwe hari paralize, amenyo yarakutse, amagufa aragenda amungwa, ibyiza ni ukurya imboga kenshi. Kwangirika k'uruhu yarangiza kugira ngo nibura duhorane itoto, uruhu ruhorane itoto, imyunyungugu ibifite yuzuye, yarangiza birakenewe cyane. Ngira ngo abantu barabyumvishe cyane. Imboga zifite uruhare runini cyane. Ibishyimbo abantu bakunda yenda nko muri birere by'ibiyaga bigari turimo bikwiriye kugabanywa, abantu bakita ku mboga. Ni nziza ku buzima kandi ni iz'agaciro. Reka tugane ku musozo rero, cyeka nimba ari ikindi mwakongeraho. Ikindi nakongeraho wenda ni ugukundwa akaza zimwe tugiye tugira kandi tutitaho cyane. Nka dodo bazise ngo ni laine de vieillard. Dodo ni amata y'abasaza. Noneho ibidodoyi nabyo ni ibintu bivura cyane. Dodo, ibishusha, shayote, handi babyita Christophine. Hari imvugo nyinshi zikivugaho. Iki kintu kirakenewe cyane ku bantu baba bafite ikibazo cy'umutima, ibyo bita hypertension. Ikidodoyi, ishusha rero iyo gihuye n'ibishyimbo cyangwa kigahura n'amashaza, kigahura n'ubunyobwa, umuntu abariye neza ku buryo imitsi ye ntigira icyo bita sclerose. Ntikomera ngo yarangiza ngo yumagane. Yarangiza ibyo bikarinda abantu indwara y'umutima, abatwite bigatuma batabyimba ibirenge. Yarangiza akona ko kakwiye kujya kabagashya. Umuntu igihe atetse udushyimbo agashyiramo utudodoyi, ugashyiramo agatoke, agashyiramo ubunyobwa, yarangiza bikagaragara ko utudodo, yarangiza yo ugashyiramo twa dodo, yarangiza ugashaka agatsima ukarya ukaburiye neza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe. Katubasabe dusenge dusoze. Yego. Data ushimirwe kugira neza, izina ryawe icyubahiro. Watanze imboga kugira ngo zigirire neza mwene muntu. Nubwo muri iyi si duhura na byinshi, abantu bakarya imboga zishaje, nubwo duhura na byinshi zikirengagizwa bikatugiraho ingaruka, ibitaro bikaba bigara, abantu bakarwara. Ushimirwe kutanze inama nk'izi ngirizi. Muri aka kanya abatwumva n'abazatwumva uzabaye kumvira inama kugira ngo bagabanye
akaga kazaza gaturutse mu kubura bimwe mu byo watanze bitewe n'ubujiji no kwirengagiza, ahubwo uzabahe kwita ku bivugwa n'ibyo watanze, kugira ngo ibiri hano kuri iyi si bitubere umuti, bitubere umukingo, ubwo turi ibyo turya imboga zitugirire neza. Ngaho uhire buri wese kandi utugire neza kuko uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu, amen.